ngo tindinde ndi nyirizina buryo utazagutenguha ku mugambi imigambi akaba umuhungu kuri kukabaragwa ku mutima ikinyoma nkagitamaza dore ko kitanahaza uretse gukurugutura mu matwi ngo ugire ubwira bw'iryo nkubwira ndi nyirizina buryo uva inganzo nagira mu gitaramo bose bagacweza nk'iva imitana nkatanaga nkashimangira ko umuco wacu atarica ahubwo abadutoza umuco ko batunywesha ica ndi nyirizina uryo usiga ntibasigare basiganuza ahubwo bakizihirwa umwe mu bafite umutima wa bene Imana bene gakarirya yirirwa ahandi gatahirwa ndi bikingi bikamurwa agasaba aho ibisaba bihora byuzuye inyambo ndi nyirizina amen. Ni kenshi tugira ubwoba bwo kuramuka ariko ntitugira ubwo guhemuka. Inyoni nini nka sakabaka niyitwara imishwi ikiga kubika gute nagira inzara ndishaka mu nyanja kandi harimo imiteje ituma ngarura umuyanja. Ubwoba mu mitima bwo gutinya kurenzwa hitaka tukambaza tuboroga dutaka udutaka ko ari nawo natunyaga muri iyi si mbona tubayeho nk'inyaga. Ugucira inzira ni nawo kwisasira ndimo kwisazira winsazo nyazama and put down love is a waltzy let me sing song by love is crazy wala indolelo y'umwana katambo nari umuhanga arashaka mushyira igitanda mwamburizo nkanda mukomubukanda shit. Amahoro y'Imana kuri mwese mwahisemo gukurikirana ibiganiro bya Yawe TV ngusuhuza aho uherereye hose mu mpande zose z'isi nkwibutsa gukora subscribe like share ndetse na comment kugira ngo ukomeze kubona natwe ibiganiro bigiye bitandukanye. Uyu munsi nk'uko mubona turi n'umusore hano umeze neza cyane, reka dutangire tumwakira ubundi atwibwire twakomeza ikiganiro cyacu. Murakoze cyane. Ndi nyirizina igikomangoma cya Soyesiyeri akaba umuhungu wa Mukarwihimba Nyesi umwamikazi wa Ntwayabiri Feniyasi ari wese akaba gapfumu akagare ngo tindinde ndi nyirizina buryo utazagutenguha ku mugambi imigambi akaba umuhungu kuri kukabaragwa ku mutima ikinyoma nkagitamaza dore ko kitanahaza uretse gukurugutura mu matwi ngo ugire ubwira bw'iryo nkubwira ndi nyirizina buryo uva inganzo nagira mu gitaramo bose bagacweza nk'iva imitana nkatanaga nkashimangira ko umuco wacu atarica ahubwo abadutoza umuco ko batunywesha ica ndi nyirizina uryo usiga ntibasigare basiganuza ahubwo bakizihirwa umwe mu bafite umutima wa bene Imana bene gakarirya yirirwa ahandi gatahirwa ndi bikingi bikamurwa agasaba aho ibisaba bihora byuzuye inyambo ndi nyirizina amen. Gomba ya tugitangira rero kumva ukuntu yinje uhita wibwira umuntu tugiye kuganira ngira ngo abeje ntago basobanukiwe n'amazina ariko ndagira ngo tugaruke gato mbere ko twinjira mu nganzo yawe utwibwira amazina asanzwe ubundi dukomeze ariko ngira ngo mwabyuje tubaza kuryoherwa by'umwihariko nkunda abasizi nkunda umuco nyarwanda noneho tubwira amazina ubundi tujye ku kivugo cyawe. Amazina yanjye bwite ni Niyomugabo Jacques. Niyomugabo Jacques. Yes, Niyomugabo Jacques no tujye kuba tuganira uyu munsi ariko yinjiye neza cyane mu buryo rakunze nk'umusizi. Bimeze bite Jacques? Bimeze sawa. Ari we nyirizina. Cyane. Hanyuma iyo nganzo wikomora kuki? Cyakurinde. Nikomora kuri basogokuruza. Murabibona rero ni umusore ni ibintu bishimisha ko umusore ukiri muto ukiba ubasha kwivuga gutyo ubasha gusiga ngira ngo numisha kukwakira kuri Yawe TV. Murakoze cyane nanjye ndabyishimiye. Ukikubona akabona drip akabona ishapure ku ntoki iyo shapure se gira gutyo reka abantu bakurikiye Yawe TV. Imeze bite iyo shapure? Nuko ngendana n'Imana ndi hose. Gendana n'Imana uri hose. Ni byiza kugendana n'Imana nagira ngo rero tukwakire wumve wisanzuye hano kuri Yawe TV. Ibintu ni amahoro n'umutekano uhafate nko mu rugo cyane kabisa ubundi udutaramire ukore mu nganzo ukore mu mutanabereke abatanaze niko bavuga ari. Nuko Jacques makuru mwiza. Amakuru ni meza. Ndashima Imana rugira umwami w'ijoro neza kuba ngihumeka nta mahoro ni no kubwe. Amen. Makuru mashya sozanye kuri Yawe TV na yawe. Makuru mashya nuko zanye ibihangano bishyashya. Nagira ngo rero mbere yuko twivuga mu bihangano bishyashya ariko kubera ko ngiye nkunda ibisigo nkunda na ibintu biri mu muco nyarwanda cyane. Wongera udushyirira akantu gato y'ubundi tubone kuganira twamaze kwinjira mu buryohe bw'inganzo. Akantu gatoya ku busizi bw'u Rwanda cyangwa ako ushaka koza gapfa ko ari akantu rwose kari mu buryo bw'igisigo. Akantu kari mu buryo bw'igisigo kuko twari tunakomburanye
tutanaherukana kamvuge gutya Eh. kaniruhutse ninanure ninikize nkurura impumuro kuko ibicuro byancuraga imbavu ugiye kubitera unkiza umusonga. Murakoze cyane. icyo ko n'umatanenge cyari kigenewera cyangwa hari undi muntu ukurikiye yawe TV nawe ntabwo twaherukanaga wasanga hari umuntu ukurikiye yawe TV wenda ako kantu kagenewe aho yicaye kamugereho rwose n'abandi bose badukurikiye nabo kabashimisha uwo ari we wese. nagira ngo dutangire inganzo yawe utuhere mu bwana uko yakuze uko wayumvise kugeza amagingo aya ngaya. Ganzo yanjye rero yahereye mu bwana nkiri muto. Gusa nakunze nkunda kubyina kurenza gusiga. Kubyina wenda tukiri aho ngaho moderne cyangwa traditionnel? Nakundaga kubyina moderne. Na rimwe nkabishwanira n'ababyeyi kuko ibintu bya entertainment byose bikorwa n'ijoro kandi nta mubyeyi uba wifuza ko umwana agenda ijoro. Urumva rero gusa nabwo nanyuzagamo nkandika ibintu by'indirimbo nabwo uko ngenda nkura amagambo agenda mbana menshi ngenda nshyiramo n'ibisigo. Kugeza ubu ngubu umaze kwandika ibisigo bingahe? Ese hari ibiri hanze cyangwa biracyari mu makayi gusa? Biri mu makayi ni byinshi. Kiri hanze cyo ni kimwe. Ikiri hanze. Mbere yuko turangira abantu aho bagisanga banza wenda ukibakumbuze. Yego. The word many people born and die but no one know where he was gone. Ni kenshi tugira ubwoba bwo kuramuka ariko ntitugira ubwo guhemuka. Inyoni nini nka sakabaka niyitwara imishwi ikiga kubika. Gute nagira inzara ndishaka mu nyanja kandi harimo imiteje ituma ngarura umuyanja. Ubwoba mu mitima bwo gutinya kurenzwa hitaka tukambaza tuboroga dutaka udutaka ko ari nawo natunyaga muri iyi si mbona tubayeho nk'inyaga. Icyo nicyo ngicyo. Inspiration yikuye kuki? Inspiration nayikuye ku muntu wahemukiye undi. Cyane waguhemukiye? Ntabwo yamemukiye, ni umuntu nabonye ahemukira. Buriya ntabwo umuntu uhemukira undi. Buriya rero hari ukuntu abahanzi bajya baturira mu mibare bakanatubeshya ukabona agahimba ikintu ukumva byanga bikunda hari umuntu ari gupointinga ukumva hari umuntu ari kubwira wamaze iri zina ko wavuze runaka kandi hari runaka mwagendanaga kagato yati ni inganzo bakatubeshya. Ntabwo ari ukubeshya gusa ibyinshi muri byo haba harimo utuntu nawe tuba tumuriho pe kandi niyo byandika wisanisha nkaho ari wowe uri kubivuga. Ariko iyo atari true story kuri wowe aba ari true story kuri mugenzi wawe cyane. Ntacyo komeza ko icyo gisigo cyawe watubwiye kuri n'umuhanzi banza twibutsa aho ushobora gusanga ibihangano byawe wenda kugira ngo tuze kubitwarira rimwe ataza kugira agasigara inyuma kuko buri impamvu waje hano ni ukugira ngo uwagukunze amenye nawe yashobora kugukurikira kugira ngo akugere ku buryo bworoshye cyane. Imbuga nkoranyambaga zose izina ni rimwe ni nyirizina. Ni nyirizina harya ngo nk'umwamikazi nde? Nyirizina igikomangoma cya Soba Yesiyeri akaba umuhungu wa Mukarwihimba Yesu umwamikazi. Nari numvishe umwamikazi gusa buriya abantu benshi bari kwivuga usanga bavuga ku ibisekuruza ariko ugasanga bibanda ku babyeyi. Nari numvishe rero bavuze umukecuru gusa ariko saza n'umusaza yari arimo nari numvise nabi n'umusaza barimo ntago nabasiganye. Hanyuma rero social media ni nyirizina. Social media kuri YouTube, Spotify ahandi hantu hose ni nyirizina. Instagram niho wongeraho akajambo men shyiraho akarongo gatambitse kongeraho men nyirizina men. Mwabyo misirongera ngo nicyo tuba twazaniye abantu nk'abanga kugira ngo uwakunze ibyo akora wa supporting kugira ngo YouTube n'ujye ugakora subscribe ukareba ibihangano bye kugira ngo ubashe kumukurikira neza umutera inkunga y'ibitekerezo yewe n'agafaranga byo ntabwo kamugwa nabi kugira ngo ibintu byose bizamuke nuko umuntu aba afite ayo mafaranga. Hanyuma reka twinjire ku mpano yawe nanone uvuye mu busizi yo kuririmba. Injira nk'umuhanzi ubundi nk'umuhanzi nabyo tubigeho ubundi tubimenye. Ndabikora like fashion killer. Ndigiringo na muma ayaya ibyiyo bikantobera
Alhamdulillah, 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 sindi umuheza nguni ugendera udukundi, ibyizo nguni nge mbifata ukundi, nkureba mu maso ukibunzamwo amarira, wiyorobetse nk'umwana wanansasira, ugucira inzira ni nawe kwisasira, ndimo kwisazira winsaza unyazama and put down, love is a waltzy, let me sing song about love is crazy, wallahi ndolero y'umwana katambo nari umuhanga, arashaka mushyira igitanda mwambura izo nkanda mukomubukanda shit. Indirimbo ni yawe cyangwa niba ari nge wumvise nabi hari undi muhanzi ngira ngo uririmba nka gutyo mwiyoto yaba ari wowe cyangwa nundi nta wundi uzuririmba gusa kuri njyewe ni njye uririmbye gutya n'indirimbo ni yanjye ariko nyine ntabwo ari ubwa mbere numvishe bambwira ngo njya guhuza ijwi na Kivumbi sinzi yangira ngo niba ntibekeza n'Ikivumbi Kivumbi sura muzi cyangwa nuko umwumva aya Kivumbi ndamuzi ntabwo namwihakana kuko nta kibazo muraziranye ntabwo tuziranye ntiturahura ariko uramukurikira nk'umuntu wumva mujya kugira ukuntu mufite icyo muhuriraho burya iyo umuntu akubwiye ngo uvuga nk'uyu muntu uramushaka niyo waba utamuzi ukamenya ibyo akora ni ibiki hanyuma muri iyi minsi ngira ngo tunabikomojeho dukomeza Kivumbi ngira ngo sinzi arimo araterana amagambo na Cyangwe ayo makuru waba yazi nayabonyeho gutya nkawe wenda nk'umuntu uri muri kariyeri ubikurikirana uko wabibonye wowe bari gupfa iki numvishe bari gupfa ikintu cyitwa umugore ariko njyewe nta kintu najya kubivugaho kuko iziragiye abana inkoni irarisha ariko iziragiye abakuru inkuyi ikaganira inkuyo ziraganira ibyo bisiguye iki magana y'abashinga ntahe ubwo nyine buriya bafite icyo bapfa ntabwo najya kubinjirira ngo barapfa iki nibumva ari ngombwa ko bazagikemura bazayicara hasi nk'abantu bakuru babiganira aho bigeze ubu ngubu urabona baragiye nk'abana icyo basaba ni izo nkoni zikaganira baragiye nk'abana kuko guterana amagambo ni za nkoni z'abana iziragiye abana nyine inkoni irarisha ariko iziragiye abakuru bakabaye ntabwo twarinda tubimenya ngo bigeraho isi yose ibimenya hari igihe ibintu nka biriya biza warangiza ugasanga rimwe na rimwe bakabyita ngo ni ugutwika kugira ngo batwikire nk'ikintu runaka urabona nawe ari ugutwika cyangwa biri seriye biriya bintu rero u Rwanda ndakeka bimaze kumenyerwa cyane kariyange navuga ko ari nk'agatwiko kuriya bafite nk'umuzigo bashaka kutwereka ukubiye hamwe bombi ese iriya kata ubona ikora buriya abayikoresha babona ikora ariko njye ku giti cyanjye ntabwo nayikoresha kwimba mbona atari byiza tu abantu bagufata mu yindi shusho itari nziza urumva abantu batatu bari gupfa umugore ntabwo ari ibintu biba ari byiza abantu batatu bari gupfa umugore ni hataye ako karagacimo nagira ngo tugaruke kuri kariyeri yawe ya muzika y'ubusizi iyo urebye ubona igifite pawa kuri wowe ni ikihe gifite pawa kuri njye gifite pawa kuri njye cyane ni music ubona kwinjira muri music byoroshye ukurikije aho ugeze uyu mwanya ku buryo mba aricyo gishobora kugira power play kugira ngo abe aricyo ubuze gukurikirana cyane mu gihe tuzi ko mu basizi kugeza uyu munsi uhari uri kubikora neza ngira ngo ni umwe si ubikora wenyine ariko umaze kwigarurira imitima y'abanyarwanda umaze gufata kano gace ngira ngo ni Rumaga siho hakuru aho wakija muri competition n'abantu bake kurenza uko wajya muri music buriya ngira abantu benshi buriya hariya iyo urebye mu busizi ni ibintu nyine byo kwitondera kuko byumva n'umuntu witonze agashishoza kumva icyo ushaka kuvuga ariko iyo winjiye muri music
buri muntu wese aba ashaka ibimuruhura mu mutwe, yaba wasinze yaba uri muzima, aba akeneye kumva vibe z'umuziki. Rero hari igihe uzana amagambo menshi ugasanga amagambo ntabwo ari gucuruza cyane, gusa nyine icyambangukira gutera imbere nicyo nakomeza. bakeneye kumva ya magambo urugero rwa hafi uzarebe byose ari mu bamaze kuba byose batabibona. tunakangurira abasize bari bose mu Rwanda turacyahari dukunda biriya bintu je kuganya na bwa courage biba bireka ariko uzabikora kubera ko abantu bikeneye hari n'abakeneye kongera kugarura rero rero ngewe ku giti cyanjye uburyo mbikora ni nkaho mbifatanya. Nararebye ndabikombayininga byombi, ndavuga ati kuki ubundi ntakora nk'injyana bita siga dancehall. Kuko nkunda kuririmba mu buryo buri dancehall, kuki ntajya nongeramo n'ayo magambo nkavangamo n'ibisigo. Biragoye cyane. Bagakora biriya bintu ni byiza cyane. Siga dancehall. Murakoze cyane. Ni ibintu byiza. Burya hari aho ushobora, iyo biriya bintu byegeranyije, hari aho usanga umuziki umuntu ari ku vibing, hari naho umeramo nk'utujemo gakeya umuntu akavibinga ibisigo, ukumva nabyo ni byiza cyane. Iyo uremye ikintu ugahatana kugira ngo kigere ku rundi rwego, nabyo ni byiza cyane. Niyo mpamvu rero nabishyize hamwe avuga ati ndi umusizi ukora injyana ya dancehall nkanasiga. Tugenda turyoheka. Afurika hari umukungu, Afurika harutatse ubukungu, ariko umuzungu akumunga nk'imungu. Kuri ubu wirirwa ucinya inkora atari n'amakoro, ukuvukiyemo akitwa animal. Afurika wari mwiza utatse ifeza, diyama n'izo gorudi babigukuramo, hinduka mondisi y'abo bazungu. Afurika wizera umuzungu akumara ubukungu, agera ubukungu atangira monge nk'ibishyimbo byuzuye imungu. Uwamuhaye ubukungu ahinduka mubere slave, yambutswe inyanja atwaye imiyanja, kubera rubanda ahinduka imwanda. Isura yiteshwa agaciro, impyiko bashyira ibiciro, bagaruke bigize Mesiya ngo nituzi Nyagasani. Kubw'amaco y'inda bandike dokima ngo uti ni Bible. Nsengero zibona abayoboke, abayoborwa ubukungu babuha abazungu. Ndakeka nawe ngarukirijeho. Ni sawa cyane, ndagira ngo ukomeze. Buri hari ikintu abantu bakunda kwibaza. Hari indirimbo bari mu ngune y'abahanzi muri kariyeri yawe ya muzika y'ubusizi, ikintu cyakugoye n'iki kugeza uyu mwanya? Ikintu kingora cyane kurenza ibindi, kumenyekanisha ibihangano byanjye. Biba bigoye kurenza no kujya gukora indirimbo ikarangira cyangwa se igisigo kikarangira, kugira ngo uhure n'umunyamakuru akumve, ikintu kiba kigoye cyane.
niba ari ikintu cyoroshye muri iyi minsi mu Rwanda ni ukumenyekana biroroshye hasigaye aje kumva ikiganiro kimwe gifite gusuzuma ntawamenya bisigaye byoroshye ntawamenya ariko njye n'abana bakiri hasi benshi twe bose usanga aricyo kintu barira kuko arareba akabona amafaranga yo kujya muri studio agakora arayafite na video akayikora ariko kugira ngo nyigeze hariya babashe kunyumva wahamagaye yamuriye sini yamubeshye ntago bikunze nuko umwaka ugashyira undi ugataha ari uko bimeze yampana ikagumaho ni ibintu bisigaye bifasha abanyeshuri ibiganiro kugira ngo nanjye muhangane nabo bose noneho umugore cyane ejo murabaza narakubonye bro urabikora bari ikintu kivuna ni muri kariyeri zose burya n'akazi urabagiye mu kwiga barakuriya ugomba kuza nangahe ariko ubonye hano bigaragariza ayo mahirwe ubonye kwihiringa rero ntabwo muzagira bisaba kwihiringa biryo wiziritse nyine tu biryo wiziritse sawa cyane kabisa hari igihe usanga n'imbogamizi bafite rimwe na rimwe hari igihe usanga uri mu rugo ugiye mu biba bigoye cyane nabyo mu rugo buriya ababyeyi ni abantu barebera umwana cyane kabisa kavuga ati uyu mwana ibi bintu agiyemo ntabwo bizamugiraho ingaruka kuko baba bazi ko nk'iyo ugiye mu muziki ugiye kuba ikirara ariko iyo babonye ukoze ibyiza bya mbere avuga ati ibi bintu ni byiza kadushyigikira umwana abikomeze ntabwo bari kure y'ukuri ibyo bintu birahura ariko nyine siko bose ari ibiraro abawukora ariko nanone ntabwo wakumva ko umuziki ari ufite uburara gusa buriya mu bapasiteri 100 ntihaburamo ikiraro no mu mbobe 100 ntihaburamo pasiteri ndakeka icyo kintu kabisa ndi siriyasi bishobora kubaho 100%. Bibaho nako nta nubwo bishobora bibaho ugasanga abana bafite imico myiza baba na pasiteri no mu bapasiteri ugasanga harimo pasiteri wenda kankoresheje ijambo nakita ingegera ya hanyuma urabutangira umuziki winjiyemo utangiye kugaragara mu biganiro urimo urakushimira rero cyane aho bigeze ubu ngubu biri kumpa feedback iri nziza ntacyo nashinja Imana kuko burya iyo utangiye nta muntu ukuzi ukagira amahirwe n'iwanyu bakakumva kabona abantu 2-3 batangiye kujya bakumva bagukurikirana biba ari ibintu byiza n'icyerekana ko burya rimwe iragwira ya abakunzi bakunze imbere aho ndi kugana ni heza cyane ndabibakumbuje banshyigikire muri uko kwa 12 ndakeka ndi bubahe ibintu biryoshye cyane ya indirimbo ziri hanze ni 3 ebyiri zifite video indi imwe ifite audio
ayo bukungu bwo ntabwo bwari bwasa ubu ndacyashora ndacyari wa mwana bagiha minerivare nyine agashora tu reka tubwire ngo turare ntabwo ducika intege ibintu byose biraharanirwa kandi ko witwara umusaruro dukunda turangura iyo umuntu yaje mu rugo nyine yabaye mu rugo agasigo usibye yawe ati yawe mujye munkumbura yawe si ubwo udakumbuye yawe TV wakumbura iki? Ibiganiro ko ari byiza, abahanga buje ubuhanga barakuganiriza ukumva iby'ubuhanga. Hora iteka ukumbura yawe TV kuko ntacyo uzayiburana. Ndakeka ari cyo kintu nabwira abantu. dufite website tugezaho amakuru agiye atandukanye yitwa yawe.tv.com, nayo yisure turandika amakuru agiye atandukanye. Dusure kuri Instagram yacu nayo ni yawe TV, Facebook ukore like, ubundi ukomeze tubane mu makuru agiye atandukanye. Ibyo nabyo nakagaruka bagira ngo mu gusoza ikiganiro cyacu ugire ubutumwa ugenera abakunzi bawe n'abakunzi ba yawe TV muri rusange. Ubutumwa nabagenera nuko bakomeza kudushyigikira, nimba abonye ikiganiro adushyigikire, ashyigikire yawe TV, ashyigikire nyirizina ku ma platform kabisa, aho hose ndakeka nta kutujya kure. Nimba mukunze ibyo dukora kabisa mubidufashemo, Imana ndakeka izakomeza kubibaheramo umugisha namwe. Nyirizina twatuma turaganira, ngira ngo n'abandi barakomeza kugenda baza. Reka tugushimire umwanya waduhaye ko witabiriye ubutumire bwacu. Ngira ngo wamenyereye ni mu rugo anytime uza urisanga, n'abandi bose bagiye baza batugane tugire icyo twubaka, icyo dufasha mu bintu bigiye bitandukanye. Mu gusoza nagira ngo useze abakunzi bawe bakushyirira akantu k'akaririmbo ubundi ugasoza tubabwira ngo ciao ciao tubonane ubutaha. Murakoze cyane. Monday ego niyumvamo ego nkatala sonde switi kumuhigo nchaka switi nkarimbura nkumva kuri ngendike ya lesuli loza nkabaja sindi nkawiye minsi bashakaga kisingo bagutule hasi ngo bageleyo disi bahinduka umuruza ngo mbonemo ntuza kandi nge ntatuza nkubona wikaraga nkumva nanakuraga bitari ibanga wampinduye inzanga uzamajoro ndara ngo ndimo ndapanga tageti igipimo ni only you hindukira undebe sintuza narumva sawa kuva mu gituza ya nakagaruka. Murakoze cyane. Ciao ciao. Ciao. Sawa murakoze.